Nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe uzabe umugisha, kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Itangiriro ibice 12, umurongo wa 2 n'uwa 3. Nuko Imana iguhe ku kime kiva mu ijuru no ku mwero w'ubutaka n'imyaka y'impeke myinshi na vino nyinshi, amoko agukorere, amahanga akwikubita imbere, utware bene so bene nyoko bakwikubita imbere. Uzakuvuma wese avumwe, uzakwifuriza umugisha wese awuhabwe. Itangiriro 27, umurongo wa 28 n'uwa 29. Hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro, kuko azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi, gishorera imizi mu mugezi. Ntikizatinya amapfa nacana, ahubwo ikibabi cyacyo kizahorana itoto. Ntikizita ku mwaka wacanyemo amapfa, kandi ntikizareka kwera imbuto zacyo. Yeremiya 17, umurongo wa 7 n'uw'8. Ubutaka bweze umwero wabwo, Imana niyo Mana yacu izaduha umugisha. Zaburi 67, umurongo wa 7. Tuzi yuko umuntu wese wabyawe n'Imana adakora ibyaha, ahubwo umwana Imana yabyaye imurinda, kandi wa mubi ntamukoraho. Yohana 1:5, umurongo wa 18. Kandi rero Imana ishobora kubasazaho ubuntu bwose, kugira ngo murusheho gukora ibyiza byose, mufite ibibahagije muri byose. Abakorinto 2:9, umurongo w'8. Kandi Imana yanjye izabamara ubukene bwanyu bwose, nk'uko ubutunzi bw'ubwiza bwayo buri muri Kristo Yesu. Abafilipi 4, umurongo wa 19. Uwiteka aguhe umugisha akurinde, Uwiteka akumurikishirize mu maso he akugirire neza, Uwiteka akurebe neza aguhe amahoro. Kubara ibice 6, umurongo wa 24 kugeza 26. Nimuzane imigabane ya 1/10 ishyitse mubishyire mu bubiko, inzu yanjye ibemo ibyo kurya. Ngaho nimubingeragereshe, niko Uwiteka Nyiringabo avuga, murebe ko ntazabagomororera imigomero yo mu ijuru, nkabasukaho umugisha mukabura aho muwukwiza. Malaki ibice 3, umurongo w'10. Umugisha Uwiteka atanga uzana ubukire, kandi nta mubabaro yongeraho. Imigani ibice 10, umurongo wa 22. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe. Nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo, ariko gukiranuka kwanjye. Yesaya 41, umurongo w'10. Ukundwa, ndagusabira kugira ngo ugubwe neza muri byose, ube mutaraga nk'uko umutima wawe uguwe neza. Yohana 3, umurongo wa 2. Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ariyo na Se ishimwe, kuko yaduhereye muri Kristo imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru. Abefesi igice cya 1, umurongo wa 3. Ariko Imana ubwo yambika ubwatsi bwo mu gasozi ityo buriho none, ejo bukajugunywa mu muriro, ntizarushaho kubambika mwabafite kwizera gukemwe. Nuko ntimukiganyire mugira ngo tuzarya iki, cyangwa ngo tuzanywa iki, cyangwa ngo tuzambara iki, kuko ibyo byose abapagani babishaka, kandi Se wo mu ijuru azi ko mubikwiriye byose. Ahubwo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongerwa. Matayo ibice 6, 30 kugeza 33. Nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba, ndetse n'ibyo twibwira byose, nk'uko imbaraga zayo ziri zidukoreramo. Abefesi ibice 3, umurongo wa 20. Izo ntama zanjye n'imyanya ikikije umusozi wanjye, byose nzabigira ibihesha umugisha, kandi nzavubira imvura igihe cyayo, hazagwa imvura y'umugisha. Ezekiyeli 34, umurongo wa 26. Uwiteka azaha ubwoko bw'imbaraga, Uwiteka azaha ubwoko bw'umugisha, ari wo mahoro. Zaburi ya 29, umurongo wa 11. Amahirwe ari ku mutwe w'umukiranutsi, ariko urugomo rutwikira akanwa k'abakiranirwa. Imigani 10, umurongo wa 6.
Imana ibaha umugisha. Imana irababwira iti mwororoke mugwire mwuzure isi, mwimenyereze ibiyirimo, mutware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ibintu byose bifite ubugingo byigenza ku isi. Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 28. Icyampa bagahorana umutima umeze utyo ubanyubahisha, ukabitonderesha amategeko yanjye yose, kugira ngo babone ibyiza bo n'urubyaro rwabo iteka ryose. Gutegeka kwa 2:5 umurongo wa 29. Kandi muzakorere Uwiteka Imana yanyu, nayo izaha umugisha umutsima wawe n'amazi yawe, kandi nzakura indwara hagati muri mwe. Kuva 23 umurongo wa 25. Mwumve ibyo mbahugura, mugire ubwenge ntimubwange, kuko umbonye wese aba abonye ubugingo, kandi azahabwa umugisha n'Uwiteka. Imigani 18:33-35. Umuntu mwiza azabona ihirwe ku Uwiteka, ariko azatsinda ugambirira ibibi. Imigani 12 umurongo wa 2. Ariko Nowa agirira umugisha ku Uwiteka. Itangiriro 6 umurongo w'8. Uwiteka azajya akuyobora, azahaza ubugingo bwawe mu bihe by'amapfa, azakomeza amagufwa yawe. Uzamera nk'urutoki rwuhirwa, kandi uzaba nk'isoko y'amazi idakama. Yesaya 58 umurongo wa 11. Erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, ni amahoro si ibibi, kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma, niko Uwiteka avuga. Yeremiya 29 umurongo wa 11. Kuko ngutegeka uyu munsi gukunda Uwiteka Imana yawe, no kugenda mu nzira ikuyoboye, no kwitondera ibyo yategetse n'amategeko yayo n'amateka yayo, kugira ngo ubeho ugwire. Uwiteka Imana yawe iguhere umugisha mu gihugu ujyanwamo no guhindura. Gutegeka kwa 2:30 umurongo wa 16. Uwiteka niwe mwungeri wanjye, sinzakena. Zaburi 23 umurongo wa 1. Nimusogongere mumenye yuko Uwiteka agira neza, hahirwa umuhungiraho. Zaburi 34 umurongo w'9. Umugize icyitegererezo cy'ihirwe iteka ryose, umwishimishije ibyishimo mu maso yawe. Zaburi 21 umurongo wa 7. Arizo twebwe abo yahamagaye, atari mu Bayuda honyine, ahubwo no mu banyamahanga, nk'uko yavugiye no mu kanwa ka Hoseya iti, abatari ubwoko bwanjye nzabita ubwoko bwanjye, kandi uwari inyungwakazi nzamwita inkundwakazi. Abaroma 9 umurongo wa 24-25. Hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko ari bo bazahazwa. Matayo 5 umurongo wa 6. Ubuntu bw'Umwami Yesu Kristo bubane n'imitima yanyu. Amen. Filemoni igice cya mbere umurongo wa 25.